Mu buzima bwa muntu bwa buri munsi duhura n'ibyiza kandi nanone tukaba twahura n'ibibi. Duhura n'abantu beza tugahura n'ababi, ndetse n'abandi tudashobora kumenya niba ari beza cyangwa ari babi, birahuguze. Tujye kuganira ku ijambo bita sadisme. Iri jambo bita sadisme ni ijambo ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 18, ritangira gukoreshwa n'umwanditsi w'umufaransa witwa Marquis de Sade, wabayeho mu kinyejana cya 18 nkuko namaze kubivuga, uzi cyane ku bitekerezo ubiganisha mu gusobanura ku bantu batabasha kubana n'abandi, abantu bishimira ibibi by'abandi, abantu bahora bazengereza abandi. Uyu mwanditsi Marquis de Sade yagiye abyandikaho cyane. Ushaka kwibaza ngo sadisme ubundi ni igiki? Iyo bavuze sadisme ni igiki? Tubonye ko ari ijambo ryatangiye gukoreshwa kera, ariko nanone uyu munsi sadisme dushobora kuyibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, sadisme ubundi ni imyitwarire isanzwe, ariko ikaba ari imyitwarire mibi. Ubundi buryo bwa kabiri, sadisme ishobora kuba indwara yo mu mitekerereze. Sadisme rero yo mu buryo busanzwe usanga hari igaragara nk'imyitwarire umuntu agira buri munsi yo gutoneka abandi. Ugasanga umuntu ahora atoneka abantu, ahora abangamira abantu, ahora avuga abantu nabi, ahora agambanira umuntu. Umva, mushobora kuba muri inshuti uyu mwanya muri kumwe, akakubwira ukuntu uri mwiza, akakubwira ukuntu uteye neza, akakubwira ukuntu uri umwana mwiza, ariko mwatandukana yagera hariya mu metero 10 agatangira kuvuga ukuntu uri mubi, agatangira kuvuga ukuntu mbese ibintu bibi cyane akubona ku buryo ndetse uyu muntu biramugora kuba yavuga icyiza. Uyu muntu akunda gutoneka, uyu muntu akunda guhanganisha abantu, uyu muntu akunda gutesha abantu agaciro, uyu muntu akunda kubabaza abantu cyane cyane abigambiriye. Uyu muntu yishimira ko abantu babaho bababaye. Iyo myitwarire usanga ari yagira mu buzima bwe bwa buri munsi no mu mibanire ye n'abandi. Uyu muntu agira nabi atitaye kuwagirira nabi, baba bavukana, baba bakundana, baba bakorana. Iyo bigeze kuba bakora nabo urabyumva nawe, niba umuntu atatinya uwo bakundana, atatinya ababyeyi be, atatinya abavandimwe be, akumva mbese kuba bababaye yishimye, uhita wibaza ngo kuba bakora nabi bizagenda bite? Uyu muntu rero yumva yishimye, yumva aryohewe iyo abona abantu bakorana, abo ngabo, abandi, abo muri sosiyete atuyemo, abo ku musozi atuyeho, akabona bahangayitse, akabona babuze uko babigenza. Uyu muntu biramuryohera cyane, ndetse akunda gushiraho za birantega cyangwa imitego myinshi yo kugira ngo abantu bagende bayigwamo hanyuma bababare. Ibyo rero akumva ko ari byo bizamuzanira imbaraga, akumva ko ari byo bizamuzanira icyubahiro no kubahwa, kuko uyu muntu akunda kumva ko agomba kurebera abantu munsi y'ibirenge bye. Iyo ni sadisme yo mu buryo busanzwe. Hari sadisme rero cyangwa ya ndwara y'ibitekerezo dushobora kuvuga ko yageze ku rwego rwo kwitwa indwara yo mu mitekerereze. Iyi ndwara rero byitwa ko yageze ku ndwara cyangwa icyo twita personal disorders. Ni igihe umuntu afite antisocial personality disorder. Ni umuntu utashobora gushobokana n'abantu, udashobora kubana n'abantu, ndetse uyu muntu we akagera ku rwego rwo kugira nabi, ku rwego adashobora kugira impuhwe. Sinzi niba icyo kintu ageza ku rwego, byitwa ko yageze ku rwego rw'uko arwaye iyo ndwara yo mu mitekerereze, kuko we impuhwe, icyitwa impuhwe kimuvamo. Nta nubwo ajya yicuza n'ibyo yakoze ngo abe yakisubiramo, ngo abe yatekereza atari ko rero nahemutse, kuko nta mpuhwe aba agifite. Rero umuntu ufite sadisme akunda kwishimira ko abantu bari kurira, akunda kwishimira ko abantu bababaye, akunda kwishimira ko abantu abona bafite ubwoba. Yakinjira cyangwa yagera aho abandi bari akabona baramutinye, akabona batangiye kumwakira, kumuvuga mu byubahiro se. Akunda mbese iyo umuvuze, niyo wamuvuga icyo atari cyo, yumva yishimye.
ukamuvuga icyo atari cyo, umubwiye igititire atari cyo ariko cyo ku rwego rwo hejuru, yumva yishimye. Biragoye ko ashobora kuba ari umuntu ukora akazi yenda katamuha gukomera cyane nk'uko wabishaka, ariko wabimwita akumva arababaye, akumva ashaka kumubwira igititire, kumusuhuza ukamubwira amazina ye ti kanaka uraho, yumva ababaye, abashaka kumusuhuza muri titire, ndetse niyo utayivuze rwose yumva ababaye, yumva mutanavugana, abashaka kumubwira uburyo akomeye. Naho hari, haba mu modoka, haba mu rugendo, haba mu isoko, akaba yumva ko abantu bamenya ko akomeye, aba yumva ko uyu muntu ashimishijwe no kumva ko bamusingiza, no kumva ko bavuga ukuntu ateye ubwoba, no kumva ukuntu bavuga yuko arenze cyane, ari umuntu udakorwaho. Uyu muntu kandi arangwa nuko akunda gutera abantu ubwoba, akunda ko abantu bose bamutinya, bamubona hingutse bagatangira mbese buri wese agatangira kwikeka amakosa, yumva byishimiye, yumva kubona ko abantu iyo atambutse bahungabanye yumva aryoshye, yumva aryohewe no kubona abantu bahungabanye igihe hari, yumva no kubona ko igikuba gicitse mu gihe hageze. Uyu muntu akunda kubakomeretsa, aba afite imyitwarire yo gukomeretsa abantu. Uyu muntu ntabwo ashobora no gutekereza ngo avuge ngo ibi bintu ngiye kuvuga, ngiye kubivugira, ngiye kubibwira nde, hoya, ahubwo ashimishwa nuko abantu bakumva ko mbese ibibi byawe mu bandi, yumva mbese kugukomeretsa ari ibintu byiza, kabone nubwo nawe waba uhari ukumva arakubwiye ngo ariko shushu uribuka ukuntu wari indaya, ngaho mva abivugiye mu bantu, abivuze uri kumwe na sheri wawe, abivuze uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Nuvuga ngo uyu muntu we aba yumva akwiye kugukomeretsa, akwiye mbese kubona ubabaye, ndetse no kuri wa muntu udashaka ko abimenya, aba ashaka kumva ko ugize doko ashaka kurema ikintu cyo gusopanya abantu, ikintu cyo guteranya abantu, ikintu cyo kumva ko hagati y'abantu babanye neza, bafite amahoro, bafite umutima mwiza, hajemo intonganya n'intambara. Akunda kubona abantu babayeho nta wumva uwundi, akunda kubona abantu bategana imitego, akunda kuba mbese mu buzima bw'intambara, ntabwo akunda amahoro. Ikindi ni umuntu ukunda gukoresha imvugo zibabaza, ntabwo ashobora gutinya kukwita ikintu kibi cyane, kukuvuga nabi, kugusuzugurira ndetse no mu magambo mu bantu. Uyu muntu ntabwo ashobora kukubaha. Uyu muntu mu bantu, haba mu nama, haba mu modoka, haba mu isoko, haba hariho hose muri wehe, aba yumva imvugo ari gukoresha iyo ari yo yose nta kimutwaye, nta muwagira nyine. Ikindi nuko umuntu urwaye indwara ya sadisme cyangwa ufite iyo mitekerereze ya sadisme offends where a master of justice or discipline. Uyu muntu yambara mask ya justice cyangwa discipline, agomba akunda kugaragaza ko ari umuntu muzima, mwiza, uteye neza, ashaka mbese ashobora kuza yambaye uruhu rw'intama kandi ari ikirura, akaza kwereka ineza. Iyo utamumenyereye rero akwakirana ubwuzu, agatangira kubwira aho ugeze, agatangira kubwira ukuntu rwose ari umuntu mwiza, ukuntu azagufasha, ukuntu mbese azakugeza ku bintu bihambaye. Uwo munsi akwiyereka muri mask y'umuntu mwiza, akwereka kugira ngo azagutungure, akwereka ko rwose ari umuntu wo kwizerwa. Nuvuga ngo kuri sadism isanzwe cyangwa iyo twakwita everyday sadism, si ngombwa ko umuntu afite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe cyangwa se biba byarageze ku rwego twakwita ubugome. Ahubwo uyu muntu hari n'ibyo akora ugasanga mu by'ukuri uburyo abikoze mu rwego rwo kugira ngo akubone usafaringa we abyungukiremo. Hari umuntu bashaka kubwira ngo wowe kora iki turaguha kino, akatuma usafaringa
kugira ngo abone za ndonyi, kugira ngo abone za domination, kugira ngo abone bya bintu we amaronko cyangwa amaramuko. Ntabwo ashobora kugushinza ibinyoma kugira ngo abone amaramuko. Ashobora kukuvuga nabi, kukugambanira kugira ngo abone amaramuko. Ashobora, mujya mubona hari igihe umuntu rimwe na rimwe bashobora kumubwira atari ko runaka wazagiye ukamuncungira, ukamufata amafoto yambaye ubusa, hanyuma ko nzaguha amafaranga, hanyuma ko zagira donc ko hari inyungu zabikuramo. Uyu muntu mu by'ukuri arabizi ko nakiririya foto bwambure ku musozi biragutesha agaciro, biragusenyera urugo, hari ibindi bintu bibi, ariko we arabikora kuko ashaka cash money, ashaka amafaranga. Ikindi aba afite inyota ya dominance, what we call dominance, a hunger for dominance through suffering. Aba ari umuntu ufite inyota yo kuba yakitwa umuntu urenze, wajya umutinya ariko wowe uri gusafaringa. Hari akantu rimwe na rimwe mu buzima busanzwe ugasanga umuntu hari ibanga rikomeye. Reka ntanga urugero rworoshye. Ugasanga umuntu yabyaye umwana utari uw'umugabo, uwo bamubyaranye amuhoza kuri cya kintu cya suffering. Kugira ngo amukontorore, akamubwira ati wowe nutagaruka ndabishyira hanze, nutagaruka ndaza nkuvangira, nutagaruka ndaza. Donc akaba mu buzima bwo kumutera ubwoba mu buzima bwe buri munsi atitaye kuri suffering ufite. Uwo muntu mu by'ukuri yishimiye kwinezeza, yishimiye inyungu ze, yishimiye ibyo ari buronke, yishimiye ubwo buryo bwose ubwo ari bwo bwose bumunezeza, atitaye kuri suffering, atitaye ku bubabare undi muntu agiye guhura nabwo, atitaye ku ngaruka undi muntu ashobora guhura nazo, atitaye ku bibazo undi muntu ashobora guhura nabyo. Ikindi, abantu bafite sadisme ubundi usanga bafite umuco wo gukomeretsa abandi, agakomeretsa abantu, ariko cyane hari n'ibyo bakora mu buryo bwo kwinezeza, cyangwa se mu buryo twafata nk'agakino, mbese twakwita gukina nabi. Umuntu agakora ibintu ariko agamije kwinezeza gusa, ku buryo unarebye ngo ese kuki yabikoze ugasanga ntago ushobora kubona igisobanuro, ahubwo ku buryo nawe agenda bivuga byiratana ati buriya agiye uriya kanaka ninjye wamwirukanye, ninjye wamwirukanishije, uriya kanaka ninjye wamukoreye kino, uriya kanaka ninjye wamukubise hasi. Mbese akajya bivuga mu buryo bwo kwinezeza, agakina udukino ko kugira ngo yinezeze. Ariko niyo ugiye kureba nubwo yinezeza, na nyuma yabyo abigira abigira intwaro yo kugira ngo abantu bamutinye. Uyu muntu ukora ibintu bibi kugira ngo yinezeze ashobora no kugera no kugisimba, cyangwa ikintu kitamwiyenjejeho, kitamuteye ikibazo, itungo ryo mu rugo se akaba yarihohotera, akaba yafata nk'icyuma akagitera ihene, akagitera inka, akanakirekeramo akayihorera atagamije kuyibaga, nta kindi gusa ari ukugira ngo arebe ukuntu igiye guhura n'akaga, igiye guhura n'ibibazo. Uyu muntu wibaze ngo ku muntu bigenda, niba umuntu ashobora gukora ibyo bintu ku itungo ryo mu rugo, ashobora gukora ibyo bintu ku nka, ashobora kubona amata aturutse kuri ya nka akabikora, wibaze ngo ku muntu bigenda biti. Ikindi, uyu muntu akunda kwishimira ko abantu bashyamiranye. Ahangaha reka rero abantu bakundana, ashaka ikintu babita ngo ni bagateranya, ashaka ikintu gituma bariya abantu badakomeza kubana neza, gituma abantu bashyamiranye. Akaba yaza ngo kana urabizi, undi ati buriya kana kakavuga gutya na gutya, akaba yavuga ibintu bitigeze bibaho, ibintu aremye, akaba yagenda akavuga. Yenda abenshi mukunda kubibona cyangwa se mwanahuye nabyo, hari na bamwe tuzi mu buzima busanzwe mushobora guhura ukumva umuntu akubwiye ibintu atesekana kuki wakoze biriya, ukumva biragutunguye. Mu by'ukuri biba byaturutse kuri ba bantu ubu usanga bashaka gushyamiranya abandi. Hashobora kuba ari umuntu ufite narcissism cyane na sadisme cyangwa atanayifite. Nuvuga ngo mwene aba bantu bafite sadisme, ikindi kimenyetso nkuko twe tubivuzeho, bakunda gushyamiranya abantu
guteza abantu gutandukana. Ugasanga umukobwa n'umuhungu bibaniye neza, nta kibazo gihari, aragiye ahimbye ibintu abikubise hariya kugira ngo wa mugabo, kugira ngo wa musore atandukanye na wa mukobwa, kugira ngo wa mugabo atandukane n'umugore we, babanye neza, babanye mu mahoro, babanye mu mutekano. Ashobora no kugushuka akabwira ngo ngwino tugende kuriya, ngwino tujye hariya, ngwino tugire gutya, aho mwajyanye agafata amafoto akayohereza wa muntu kugira ngo mushamirane, akaba yamubwira turabizi ibintu ari gukora, urabizi gutya na gutya, kandi ari we mwajyanye. Mbese aba bantu baba ari abagambanyi, kuko baba bifuza ko barema amacakubiri, barema amakimbirane hagati y'abantu bari bakundanye cyangwa bari babanye neza. Rero iyi sadisme hari igihe nanone ishobora kugera ku rwego twakwita indwara yo mu mutwe. Nkuko nagiye mbisobanura, iyo bigeze ku rwego twakwita indwara yo mu mutwe, biba byaravuye kuri bwa buryo busanzwe, byarageze ku rwego rw'urugomo, urwego babandi twita abantamuwe, ntacyo ntinya, ntamuwe, abanyarugomo babaza abandi ku rugomo. Ikindi nuko hari ibimenyetso bishobora kukwereka umuntu ufite sadisme. Umuntu ufite sadisme nanone ni wa muntu wishimira abandi ko bababaye, bahangayitse, babuze uko babigenza, haba mu marangamutima cyangwa ku mubiri. Uyu muntu ibyo akora byose uba ubona ko yabikoze, haba kwishimisha, gutera ubwoba, kwiyemera, kwishyira hejuru, kwigira igikozongane cyangwa ikirangirire, kwigira umuntu wahaye, umuntu mbese abantu bose bahabuka. Ubu usanga akenshi na kenshi ibyo akora n'ubwo buhemu bwose ntabwo abikora mu rwego rwo kwirwanaho. Hari umuntu ushobora kubona gukorera ibintu bikugizeho n'ingaruka, ariko wabibona ukabona ko yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Urugero, niba hari ikosa wakoze, umuntu akanga kuryishyiraho akavuga ko ari wowe rikakugiraho ingaruka, uwo muntu ntabwo twamwita ko ari sadiste, nubwo atari bwo buryo bwiza bwo kubikora, ariko ntabwo yabikoze nko mu rwego rwo kugira ngo abyishimire, ahubwo yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho, atabibazwa bari wowe wabikoze ubibazwa. Uyu muntu hari ubundi buryo yenda yari kubinyuzamo, nubwo atabikoze kuri, ariko ntabwo tuzamufata nk'umuntu wishimira ibibi bibaye ku bandi cyangwa umusadiste. Ikindi, umusadiste ni umuntu utera ubwoba. Ikindi akaba ari umuntu ushobora no gukoresha imbaraga aho bitari ngombwa. Ashobora gukoresha imbaraga nyinshi aho bitari ngombwa. Urugero, ugasanga ahanganye n'umwana arusha imyaka 40, umwana afite ububasha, ariko ugasanga imbaraga ari gukoresha ni nk'uko twabigeranya n'uko wajya kwica umubu ukazana inyundo imena amabuye. Ibaze nawe gufata inyundo imena amabuye ukaza kwicisha umubu, ese waba ureba? Apfa gukubita gusa ugapfa cyangwa ntupfe. N'uyu muntu rero niko abameze, akoresha imbaraga nyinshi z'umurengera kugira ngo agere ku ntego ye. Ikindi, ntajya yicuza kandi aba ari ntamuwe, nakunze kubigarukaho. Ikindi, aba ari umuntu ukunda ibikorwa by'urugomo no kurebera ibikorwa by'urugomo, akabibona nk'ibisanzwe ndetse bikamutera ibyishimo. Yabona abantu bari gukubita umuntu, yabona abantu bari guhemukira umuntu, yabona abantu bari koneshereza umuntu, yabona abantu bari kugambanira umuntu, yareba bya bintu bibi bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu, bishaka gutuma abana be babaho nabi, uyu muntu nta muwagira. Ubundi yakabaye kuba akubwira ati nyaboneka ihindura bino, itware kuno, nyaboneka dore hano, nyaboneka, mbese akaba umujyanama. Ariko ibyo ntabwo yabikora kuko nta muwagira, kandi ashimishwa no kubona ibibi biri kuba ku bandi. Ntabwo uyu muntu atekereza ngo ese hari agafoto nigeze mbona, reka nkabeho urugero. Hari inkoko yari yaraturaze utwana, n'agafoto nabonye, ngira ngo abenshi mushaka kuba mwaranakabonye. Inkoko yaraturaze, imaze guturaga, ifite utwana tw'umunsi umwe cyangwa 2 turi aho ngaho. Umuntu aragenda arayica, ayirambika mu magi, handitseho ngo umuntu wishiriya nkoko
azi ikibazo yateje. Mu yandi magambo, nubwo yishe inkoko ntiyashaka gusiga turiya dutoya. Rero hari umuntu ukora nawe ubugome, ugasanga ubugome yakoze mu by'ukuri nubwo yabukoze ntabwo yatekereje ku bandi bari buze gukomereka, ntabwo yatekereje ku ngaruka biri buze kugirira umuryango we cyangwa abana bakomoka kuri uwo muntu, utwana dutoya tudashobora no kwibeshaho, tudashobora no donc akabuza babana cyangwa nabagatuma babana babaho nabi, bava mu ishuri. Donc nyamara nta mpamvu yindi ifatika, ahubwo ari ubugome yakoreye ibyo bintu. Ikindi, uyu muntu urwaye sadisme akunda mbese kurebera ibikorwa by'urugomo, twabigarutseho. Akunda gukoresha imbaraga, twabigarutseho. Ikindi nuko akunda kumva ko akwiye guhohotera abantu. Aba ari umuntu ukunda guhohotera abantu ku buryo ashobora no kukureba gusa akumva arakwanze, icyo cyonyine, akakureba kumva arakwanze, akakureba kumva rwose ibyo ugezeho ntiwakabaye kubigeraho, akumva aho uri ntabwo wakabaye kuba uhari, ibyo uvuga ntabwo wakabaye kubivuga, uko umeze ntabwo wakabaye kuba ari kumeze. Uyu muntu akenshi na kenshi aba afite sadisme. Ikintu rero gishobora kuyitera iyi ndwara cyangwa se imyitwarire, icyambere iyo turebye cyane tubona ko uyu muntu biba byaraturutse mu bwana bwe. Ugasanga umwana yabayeho ahohoterwa kuva akivuka, ugasanga umwana ubuzima yabayeho nta rukundo yigeze abona, ugasanga umuntu yabaye mu buzima butagira urukundo, ugasanga umuntu ntiyigeze yigishwa kubana n'abantu, ugasanga umwana arakuze abayeho akingiranywe atajya asabana n'abandi bana, ugasanga umuntu afashe umwana we amureze nkaho atazaba muri society, akamubuza kubana n'abandi, akamubuza gukina n'abandi, mbese ugasanga umwana abayeho nk'ufunze. Uyu mwana ntabwo azi urukundo icyo ari cyo. Uyu mwana ntabwo azamenya ngo abantu babana bate. Burya kwa kundi abana bakina, umwe yamukubita agashyi akicara hasi akarira, undi akaza ati imporerata, akaza mu kanya bakababarirana bakongera bagakina. Biriya burya bizamura umwana mu mitekerereze yo kuzashobokana n'abandi bantu, yo kuzamenya uko akorana n'abantu, yo kuzamenya uko akorana n'abandi, akina n'abandi, aturana n'abandi. Uvuga ngo ariko nabaho mu buzima budahura n'abandi bana, nabaho mu buzima budahura, butiganya, mu buzima butababarira hamwe n'abandi bana, akabaho nk'umuntu uri aho gusa mu gasanduku kiwe, n'ubundi nakura ntabwo kubana n'abantu bizamworohera. Hanyuma ikindi, aba ari umuntu wumva ko kugira imbaraga, umuntu ukunda kuba ya developa iriya myitwarire ya sadisme, ni wa muntu ukunda kumva ko kugira imbaraga bituma mbese aba ikirangirire, bituma agaragara, bituma agira kure. Ugasanga umuntu yumva ko kwitwara kuriya ari uburyo bwo kugaragaza wakora, ari uburyo bwo kugaragaza ko ari we muntu ushoboye, ari we muntu uruta abandi. Uwo muntu mbese ashaka kugaragaza imbaraga, akumva ko azagaragara neza. Iyo nayo n'indi mpamvu ushobora gutuma umuntu adevelopa iriya myitwarire. Ikindi, hari igihe usanga uwo muntu ari umuntu nyine ufite imyumvire y'urugomo gusa, akaba ari umuntu ufite ubugome gusa bumubamo gusa, ari umuntu utagira urukundo bitewe n'impamvu nyinshi tudashobora kurondora aka kanya. Ese ubundi wakwibaza uti iyi ndwara ya sadisme cyangwa imyitwarire ya sadisme ubundi ishobora kuvurwa igakira? Birashoboka, ariko ubifashijwemo n'ababifiteho ubumenyi buhambaye cyangwa bita psychotherapy cyangwa se abaganga bo mu mitekerereze. Aba bantu b'abaganga mu mitekerereze cyangwa abantu bazi icyo bita psychotherapy bashobora kugufasha, bakakuganiriza, bakaguha inyigisho zikwiye, uyu muntu akaba yakongera akabana n'abantu mu mahoro, akishimira ibyiza by'abandi. Ikindi, hari n'abandi bashobora kugufasha guhindura uburyo utekereza n'uburyo witwara. Niba ubona umwana ufiteho ubushobozi cyangwa se ataragera ku rwego kutagirwa inama, Abanyarwanda bacu umugani baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito.
niba ufite amahirwe rero yuko hari umwana wawe cyangwa undi muntu ushobora gukosoka witwara muri ubu buryo, utazi kubana n'abandi bana, utazi kubana n'abantu, umwana wishimiye iyo abona ko avushije amaraso nubwo ari akana gatoya, umwana wishima iyo abona ko hari akandi kana karira, umwana wishima umwana ukabona nta muwagira, wanamwitegereza nawe uri umubyeyi ukabona nta muwagira. Niwe twajyana nk'igiti kikiri gitoya, igitontomwe. Igiti kikiri gitoya kiragororoka, gishobora gukura kigororotse iyo wakigoroye. Rero hari abantu bashobora kumukora icyo bita behavior therapy, cognitive behavior therapy. Ni uburyo bwo guhindura uburyo uwo mwana cyangwa se uwo muntu atekereza cyangwa yitwaramo. Ikindi cyanyuma nuko hashobora no gukoreshwa imiti, nubwo ubwo buryo atari uburyo bwiza cyane ariko nabwo bubaho. Ushobora kwibaza ngo uyu muntu nabana nawe gute, uyu muntu nakorana nawe gute, uyu muntu naturana nawe gute, uyu muntu mbese nabasha kubaho ari mu buhe buryo? Kuko ubuzima nyine haragiye bukweregeza ahantu utari buze gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndahavuye. Ese wabana nawe gute? Ikindi ukwiye guhora uzirikana ko niba ubona umuntu uwo ngo muturanye, uwo mubana, uwo mukorana, uwo mbese mufite ibyo muhuriyeho afite imyitwarire ya sadisme cyangwa imyitwarire iganisha ku kwishimira kubabaza abandi, kugira abandi nabi cyangwa gutera abandi ubwoba, ikintu ukwiye kumenya mu mutwe nuko uyu muntu nta na rimwe azigera yibona nk'umunyabyaha, nta na rimwe azigera yibona nk'umunyamakosa, nta na rimwe azigera yumva ko yahemutse. Ugomba rero kwirinda kujya uhora umusobanurira cyangwa wihangana guhora guhohotera, kuko nta musaruro na rimwe uzigera ubona. Ariko ushobora kwiga kubana nawe. Icyambere ugomba guhora gushyiraho icyo bita amahame, principles, ugashyiraho boundaries, donc akabazi ko hari ibintu ujya wemera, hari n'ibindi utajya wemera. Akaba bizi ko mu byo mukora, mu byo muhuriyeho, ibi wabyemera, ibi ntushobora kubye. Akaba bizi, akabazi ngo uyu muntu afite principe, afite amahame we agenderaho. Akaba bizi ko ufite amahame ugenderaho utitaye ku buryo azabibona, utitaye ku buryo azabifata. Akaba azi ngo uyu muntu ibyo akora ntabwo abikoreshwa n'ubwoba, abikoreshwa n'ukuri. Ibyo akora abikora nk'ukuri. Ikindi ukirinda ko akubonaho amakosa, kuko uyu muntu ahora ari umuntu uhiga amakosa. No mu bintu byiza aba yumva akwiye guhigamo amakosa. Baca bakunda kuvuga ngo umuntu mubi burya ashobora no kureba inka yawe icyo ayigaza akavuga ngo iki, tubishyire in parentheses cyangwa muri brackets. Hari uburyo ngo bayitukama mwe mubizi, ariko uyu muntu n'ikintu cyiza agihigamo amakosa. Ni byiza ko rero icyambere ugomba guhora wirinda ko akubonaho amakosa cyangwa se akubonaho inenge, kandi ikindi ukamwima umwanya wo kukubabaza. Ntukemere ko akubabaza. Ugomba kubyirinda muri kwagushyiraho principles. Ikindi, niba yanabigezeho ntukamwereke amarangamutima yawe. Mu marangamutima ya muntu harimo guseka, harimo kubabara, harimo gutukana, harimo kurakara, bya bintu. Donc umuntu ashobora kumwereka ko nubwo yakoze ibintu bibi nta cyakubabaje kandi wababaye, ariko ntuzamwereke failure, ntuzamwereke, kuko icyo ashaka we ashaka kukubona ubabaye. Rero iyo akubonye ubabaye uba umuhaye success, uba umutije umurindi n'ubutakora nka bya bindi kugira ngo yongere yishime, kuko we akunda kumva ko, ariko iyo abikora kenshi akabona ko intego yuko akuriza ntibishoboka, ashakira ahandi. Kuko uyu muntu ashaka kukubona nanone warabaye igikange, yaragukanze, warahahamutse, uri wa muntu ufite trauma, yaragutraumatije. Ugomba rero gushyiraho principe zituma
nawe utemera guhora umwereka amarangamutima yawe ko wagize trauma, ko ufite ubwoba. Ugomba kumwereka ko uri umunyakuri kurusha ko umunyabwoba. Ntugakore kuko nukoreshwa ibyo ukora ukabikoreshwa n'ubwoba, ukabikoreshwa ngo uyu muntu atankorera ibi, uyu muntu none se uzamenya azabikorera? Ntabwo uzabimenya. N'ubundi wo handi ntabwo azareka kubikora. Ahubwo ugomba kuba umunyakuri, ugakora ibintu byawe utitaye ku byo avuga, utitaye ku byo akora, ugakora ibintu byawe mu kuri, ugakora ibintu byawe mu kuri, kandi ukabuzi neza ko nuwakubaza ngo wabikoze gute ubasha kubona igisobanuro kizima umuhereza. Ikindi ugomba kumugaragariza ko yanakubaza ati se ibintu biri kuvuga gutyo, ukamwereka ko ibyo bintu bitanagushishikaje, ibyo bintu nta nyungu ibirimo kubikurikirana. Kuko abantu nk'aba ngaba bakunda kugira amagambo menshi. Hari amagambo bakuzanira, hari nayo bajyana. Akakuzanira amagambo akubwira umuntu runaka kugira ngo yumva aguturukamo nawe ayajyane. Ashobora kuyamushyira cyangwa ukayashyira abandi bantu. Uyu muntu ahora aba transporter w'amagambo. Deva evie genda jyana amagambo garura yandi, jyana amagambo akunda kwigira nk'intungane, kwigira nk'umujyanama, kwigira nk'umuntu mwiza, akunda gukuramo abantu amagambo. Mwene uyu muntu kubera ko yishimira ibibi, nta cyiza ajya yishimira. Mushobora no kuganira hanyuma akaba ari kukurikodinga kugira ngo aze kubona ibirego akurega, kugira ngo aze kubona ibyo aguteranyaho n'undi muntu, akaba ari kukurikodinga. Ashobora kuza mbese ibiganiro mugiranye, uburyo mwaganiriye, akantu kabi wavuze, niba ari akantu katari gushimisha umuntu runaka, akamubwira ati ngaho mva. Uyu muntu rero ugomba kumwima umwanya wose utuma akubwira amagambo yiwe, kuko n'ubundi nta kizamuhagarika ibyo arimo. Ikindi ugomba kumwima ibyo ashaka. Arashaka kubona urira, nabivuze. Arashaka kubona ubabaye, arashaka kubona wataye umutwe. Ugomba kumwima ibyo bintu. Nunababara uzihangane, niba muri kumwereke kutababaye. Nunata umutwe uzihangane, numwereke ko wataye umutwe. Nunahura n'ibibazo, nutangira guhura n'ibibazo yaguteye, ntuzamubwira ati nyamara rero mfite ibibazo, huye, kuko n'ubundi ahubwo ntacyo ari bugufashe. Mwihorere. Nanakubaza umubwira ati nge nta kibazo mfite, nge ndi kumva nta kibazo, nge ibyo bintu muri kuvuga nyamara sinzi isi ibyo bintu ubundi bimeze. None se ubundi ibyo bintu muri iyi si byabura kubaho? Ubundi tugomba guca mu buzima. Ubundi buzima ukamwereka ko uciye mu buzima nk'ubwo ejo arakomera, ukamwereka ko wifitiye icyizere, ukamwereka ko utataye icyizere, kuko arashaka kubona ko wataye icyizere. Arashaka kubona ko ibintu urimo wabivuyemo, arashaka kubona ko urugo rwawe warutaye, arashaka kubona ko washwanye, arashaka kubona uri mu bugambo. Please stop. Irinde ko akubona. Bakunda gusetsa ngo ni imboga mu kanwa, mu menyo. Byirinde. Ikindi, niba bigushobokeye, ukabona bigeze ku rwego rwo kutihanganirwa kubera ihohoterwa, kubera ko ufashwe nabi, gisha inama masheri. Ugomba kugisha inama, ugasaba ubufasha umujyanama. Ushobora gushaka umujyanama w'inararibonye. Ushobora gushaka umufasha mu mategeko niba bigeze ku rwego rukomeye, wabona udashobora kubyihanganira. Ushobora guhindura aho wakoreraga cyangwa hindura aho mwahuriraga, ariko ukabitekerezaho, ugashyira ku munzani, ukareba ibibazo n'ingaruka zabyo ari kuguteza n'ubuzima bwawe, hanyuma ukaba wahindura aho yakoreraga, aho mwahuriraga, ugafata umwanzuro. Ndashaka kukubona ukomeye, ndashaka kukubona uri umugabo. Iyo utahuye n'ibikomeye ntabwo ukomera. Hari igihe bavuga ngo iyo wahuye n'ibikomeye umenyera ibikomeye kandi nawe urakomera.
mugenzi wanje komera cyane.